reka babwire amazina yajye kwicara twivugire Yesu ubundi tuze twumve ibigoma byanyu mwana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndanezerewe kuba ahangaha. Turanezerewe mu mitima yacu. Amazina nitwa Uwanyana Asiya. Ongera ngo mama pastor. Mama pastor. Erega Yesu wabiremye mwana. Niwe sheri. Warakoze kunyemye. Yego. Ariko nawe urabyumva. Dufitanye abana 4. Abakobwa 2 n'abahungu 2 basa nande. Nasi. Genda ube wicaye hariya twivugira Imana. Hari abantu bazi gusekura ngo barizera subwo kucyongehora. Hari abantu bazi gusekura ngo abandi ngo yaguze imodokarira. Hari abantu bazi gusekura ngo nawe yabyara sela ariko nawe ibyiza byakubera. Haleluya. Abantu bazi gusekura ngo ugiye hese ngo ngiye gusenga ngo agaseka igitwe. Hari abantu bazi guseka udutwenge 2 ngo ugiye hese ngo ngiye gusenga uko gusa niho yakavuze ngo igihe wasenge. Hari abantu bazi guseka. Jambo rya 8 nushaka umva nushaka umwase wo gucana azana ishoka. Bitangira kwiyandikisha nikuramo naranatsinze barambaza ngo pastor uzatwara ikamyo ni mu mitekerereze aho ngaho undi kwiyandikisha kuri na D zose nzazirasira rimwe ni mu mitekerereze gusa nami muri iyi minsi zirodaho vire yarazifite zose cyakoze nzamusigira nk'umuntu w'umusaza nawe urabyumva mubwira ati nazirunze urana ko ntasigaye ndi indezi nabaye umuntu w'umugabo aharuhuki nagusigiye ayo yo ntago nzayishyira. abantu bahinduka bizera baturebeye ingeso nziza no ikiriza amena gukiranuka bayaguhaye ukayagarura. Shobora ndi mu butayu ndi gusenga nafite ikibazo cy'amafaranga byancanze hari igihe birabura tu birabura ngira abaji tubana mu rugo ni benshi cyane byadanje kuko maze gukizwa nese ndeba indara twabanaga nazibwira ati we Imana impaye rinye y'imyaka ni muzeho mutwibanire namwe musekureho mitambaha pase y'ibiryo. Rero Imana nikugira neza ntuzabakuze habo mwababaranye mujye mwibanira. Turabana nabashubije mu mashuri hari n'awatangiye university ejo bundi. Ubwo rero hari uri kwiga ubuganga Nyabihu nari namuhaye igice bagiye bari kumbwira ngo baramunyoherereza ndavuga ati ni danje reka njye kuyihamagara. Yemeye ko mbemera nkabashyira mu rugo mfite abanyeshuri 14 ndihira sogondere. Je ntago nize natandatu abanza yonyine yambira ya jenoside nayo wa gatandatu sinawurangije kuko jenoside yabaye turi mu gihembwe cya 2 sinasubiye nese nigira imihanda. Mfite igikomere rero kuba ntaragize amahirwe yo kwiga byibuze reka umunyarwanda umwe abashe kwiga ku bwanjye ndihira umunyarwanda mwana umwe w'u Rwanda. Uwiga ubuganga rero barambwiye ati we turamuguha kandi ntago waseka ngo mujyane ku ishuri babyemera. Tuseke nta borodere waseka si bakamwakira ngo ni anikojeje ubutayu ndayihamagara Mana kashi makashi mitanzamura phone nkurikira icyo ashaka kuvuga. Mana iyi telefone yakira amafaranga nkivuga gutyo numva message y'ibihumbi 100 si wajugunya ntago mubyo nkurikira uri gusenga ngo Mana mpa amafaranga iyi telefone yakira amafaranga ukivuga gutyo message kayitijyamo.
hanze aho mbona ni 100,000. hari umusore twari turi kumwe mwatiye karakwe mani isigaye ikora diregite sabye ko telefoni yakira amafaranga none mesaje y'100,000 yewe niyo yaba yobye ariko akanagashya nivuga gutyo ngo niyo yaba yobye mitambana ndi kuri WhatsApp ati mukozi w'Imana hari umuntu nari noherereje amafaranga nana arayobye wawe nta kwezi kurashe nta n'ibyumweru 3 birashe nibarijemo ibihekane tugiye gusenga tubwire Imana ngo twe twakijijwe duha imbaraga zo kurinda izina kuko twamenye ko agaciro ari iki ari isi ndavuga ariko wahita mubwira ko n'imideni ryamuma satana baraho hafi mwana akogora batiti n'imitwe w'ibikirezi wakijyamo ubwira ko bahise ariya numa isa yiyishyura ako kanya ariko nibuka akagaciro ari izina kandi ngomba kurinda izina bitamubwira ati manimero yasuzugura abazimu n'abazimukazi mbamwazi nubwo nta bazimukazi baba ariko ari igihe bakwataka ukabona na nyirakuru w'abazimu yaje kandi ari ikintu uhanganye maze kuyamuha numva umutima urakeye mani reba ukwegereye mugutumeho mwitegereze mu maso mumbwire ngo muroko wabibasha se ntagusubiza mushumba ugiye kudusengera kugira ngo tubashe kunesha ijambo rya kabiri twabonye ko iri zina rizanywe n'icyubahiro nshuti z'Imana Imana irabizi ko twasuzuguwe niba hari abantu basuzuguwe narasuzuguwe ndababara narize ndigishwa kugeraho najyaga nicara mu rusengero umukristo negereye agakikira ishakoshi kandi ndi umukristo kubera ingaruka z'uko nasenye icyizere igihe nakoreshaga ibiyobyabwenge narasuzuguwe kugeraho nasohokaga mu rusengero amateraniro agiye kurangira nanga ko ndi buze gusuhuzanya n'abantu hanze bitewe n'ukuntu nabagasa nkasohoka bari mu matangazo nagera ku muryango umuprotokoli akamurora ngo Yesu nashimwe muroko kutari uherutse ari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye narasuzuguwe maze gushaka neno hari amagati tubamo dukodesha mu gipangu ugasanga harimo nk'imiryango 4-5 ikodeshwa amen izo nzu zibaho ariko hari igihe Nyamata mwese mwamufite izanyu mwana nta wabimenye ariko twe twarakubiswe bya danje kandi iyo tugusuye muri icyo gipangu tutatumenye icyiciro urimo bitewe naho imiryango iriho hari imiryango yo ku mabanki n'igenda ku mapine amarange kanana munakamwe ngo kumarange ningewe wari uzi ko muri salo hatabamo irange rimwe mwana burya izazi ndi dukodesha ukahita mukiramo ikigoroba reka da marange ni kuri computer ryo hakurya ntago riba risa n'iryo hakurya ryo kuri televiziyo ntago hari irange ry'ikibambasi cyate muri sale amanje hari amarange adatera igifu atera apeti Mani irabikora na madama afite imodoka aragendamo n'umushoferi we memba kukwezi kwigisha na ruguru kwa Masengo muri Foursquare amakarambana menshi no muri Jaride Nyasasamo ndumwe mu bapasiteri bafite amakaro muri Jaride muri iki gihugu
uriya mudamu wo mu mujyi hari aho bita kuri lagarideri hari niwe washyiriyemo iyi parafeme ngo kora dovi yapfuye yanda ejo bundi kumva numva telefone irampamagaye ndayitaba nyakubahwa mushumba